Shalom, shalom, hobe hobe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane. Turashima Imana ko ikomeje kuturengera, ikomeje kuturinda, ikomeje kubana natwe, kandi ikomeje kutubera amaso. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye mwese uburyo mudahwema gufatanya natwe mu isengesho ryanjye, ryo sengesho ryawe. Nshuti y'Imana, iki ni igihe cyo gushaka amaso y'Imana, ni igihe cyo gusenga ubudasiba. Haleluya. Rero nshuti y'Imana, ntukibagirwe gukora share, ufashe mugenzi wawe, ufashe umuvandimwe, ufashe inshuti, kugira ngo dusengane nawe yinjire mu bihe byo gusenga. Imana iguha umugisha. Rero nshuti y'Imana, uyu munsi mu isengesho ryanjye ry'uyu munsi ndagira ngo tugire ibihe byo kwiriza, dusaba Imana. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi uwinjire mu bihe byo kwiriza no gusenga, ariko kwiriza no gusenga Uwiteka ashima, Uwiteka yishimira. Mu mpera z'umwaka, iyo turebye mu matora atandukanye, iyo turebye mu bantu batandukanye, umuntu ku giti cye, abantu benshi binjira mu buzima bw'amasengesho, yaba mu miryango, yaba mu nshuti, yaba mu mirimo. Ariko nshuti z'Imana bakinjira mu buzima bwo kwiriza ubusa, kwishonjesha, dushaka amaso y'Imana. Abantu bose bafite inyota yo gushaka amaso y'Imana. Hari ibyo basaba Imana, hari ibyo babwira Imana, hari ibyo bakeneye ku Mana. Ariko birakwiriye ko tumenya kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima. Ese kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima kumeze gute? Isengesho ryanjye ry'uyu munsi nuko kwiyiriza ubusa kwawe, gusenga wiyiriza ubusa, byagira umumaro mu maso y'Imana, byashimwa n'Imana, kandi byazamuka imbere y'Imana bibereye nk'umubavu yihumurira neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka kwiyiriza ubusa kwawe, kwiyiriza ubusa kwanjye, dushaka amaso y'Imana, bihinduka iby'agaciro mu maso y'Imana, bishimwe n'Imana, nibibi bigawa n'Imana. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turabona muri Yesaya igice cya 58 uhereye ku murongo wa mbere. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo idini ritaryarya niyo Imana ishima. Shyira ejuru uvuge cyane, we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Aravuga ngo rangurura cyane, idini ritaryarya Uwiteka akunda, idini ritaryarya Imana yitaho. Rangurura cyane urivuge, ijwi ryawe rimere nk'ikondera. Haleluya. Urimenyeshe, ubabwire, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabo. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 2 haravuga ngo icyakora bashaka uko bukeye, banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo. Niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Haleluya. Ahangaha Imana irimo iradefinisa iri dini, irimo iradefinisa ubu bwoko bushaka mu maso habo. Haravuga ngo icyakora ni ubwoko bunshaka amanywa na nijoro. Icyakora ni ubwoko bwitanga ku manywa na nijoro, bugashaka kumenya amategeko yanjye, bugashaka kwitondera amategeko yanjye, bugashaka kugendera mu nzira zanjye. Bakunda kunsenga amanywa na nijoro, bashakisha kubona Imana, ngo bashakisha ngo bakishimira gusanga Imana. Ubuzima bwabo babaho ngo ni ubuzima bwo kwishimira gusanga Imana. Rero nshuti y'Imana, ntabwo ubu bwoko Imana ivuga ari bwa bwoko butazi Imana, ntabwo ari bwa bwoko butamenya Imana, ni bwa bwoko bufite umutima, bufite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, inzira zo gushaka amaso y'Imana. Bahora bafite inyota, bashaka kureba Imana, bashaka kumva Imana. Imana irabitegereza, ireba ishyaka ryabo, ireba umuhate wabo, irangira iravuga ngo ariko reka hari icyo bahindura. Kwiyiriza ubusa ashima, kunsaka ashima. Reka mbibamenyeshe, reka mbagire inama, reka mbahugure. Haleluya. Nubwo bafite iryo shyaka, nubwo babikunze cyane, bishimira kunshaka, bishimira kunsanga, ariko mbahugure. Murongo wa 3 ngo ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho n'iki? Igituma dusenga tukiyiriza ubusa amanywa na nijoro, Mana ntubyiteho kandi tuzi imbere yawe n'iki?
ko twiyiriza ubusa tukareka ibyo kurya, tukareka ibinezeza, tugakurikiza amategeko yawe, tukaza imbere yawe. Niki gituma utatwumva? Umva uko Imana ivuga ngo niki gituma baracyabaza ngo niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Abantu benshi mwirije ubusa igihe kirekire, ndetse mujya no mu masengesho ukavamo utumvisha ijwi ry'Imana, ukavamo nta Imana ikubwira, ukavamo idashubije. Bimwe nshuti y'Imana mu bituma Imana idasubiza, mu bituma tudasubizwa amasengesho yacu, harimo uku kwiyiriza ubusa Imana idashima. Hari igihe turaza kubigeraho twiyiriza ubusa, ariko tukisanga kwiyiriza ubusa twakoze ntabwo kwanejeje Imana. Nubwo twazamutse kuyishaka, nubwo twashatse mu maso hayo, ariko ntabwo byanejeje Imana. Dukwiriye kwicukumbura tukareba kwiyiriza ubusa, twiyiriza ubusa ese kumeze gute mu maso y'Imana, kunejeje Imana? Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo tukibabaza ukabyirengagiza, Imana irasubiza ngo biterwa nuko umunsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu. Biterwa nuko iyo mubonye umwanya wo kwiyiriza ubusa ngo bamwinjiye mu kwinezeza kwanyu, mubonye uko mwinezeza, mukagirira nabi abakozi banyu, mukagirira nabi abavandimwe banyu, mukagirira nabi inshuti zanyu, mukagirira nabi ab'Imana yabashize iruhande, mukagira nabi, mugahemuka, mukabesha, mukariganya, mugateranya, mukangana, mukagira ibintu bibi, mukagirira nabi bagenzi banyu. Ngo icyo nicyo kibintera. Arakomeza murongo wa 4 ngo dore icyo mwiririza ubusa ni ugutongana, ni ukujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyi ni Imana ibivuga, ni Imana iduhugura, ni Imana itubwira ngo dore igituma mwiyiriza ubusa. Mwiririza ubusa gutongana, ugasanga intonganya ziracyaturimo nshuti z'Imana. Kamere yo gutongana, turacyavuga nabi, turarakaye, ariko tukiriza ubusa tugifite icyo kintu muri twebwe. Reka mubwire nshuti y'Imana, iyo wumva intonganya zikurimo, wumva utongana, uvuga nabi, nshuti y'Imana, nushaka buretse kwiriza, uwirize uvuga ngo Mana ndwanirira iki kintu kimvemo. Njyewe iyo byangezeho nkumva ndashaririwe, nkumva ndabiyiwe, nkumva ndashaka, simvuga neza, nkumva hari ukuntu ntamerewe neza, mbanza kubwira Imana ngo Mana, uku kwiriza ubusa kwanjye sinzi ko ijwi ryakumvikana. Ndakwinginze ubanze utururutse umutima wanjye, uwucururutse, ubanze uwukize, ubanze umfashe, mbashe gucururuka, mbashe gusubira ku murongo. Iki ni igihe nshuti y'Imana, iyo ugiye kwiriza ubusa ubanze uganire n'Imana, icururutse umutima wawe. Niba hari intonganya zikurimo, niba hari intonganya ziri mu buzima bwawe, niba hari intonganya ziri hagati yawe n'abo mukorana, n'abo mubana, n'abo mugendana, banza ubwire Imana ngo Mana mfasha unkize, ubanze unkuremo izi ntonganya zitabuza ijwi ryanjye kugera mu ijuru. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo, tukajya impaka ukiyiriza ubusa, ariko ukajya mu mpaka, ukajya impaka na bene so, ukarwana nshuti y'Imana, mugakubitana ibipfunsi ngo by'abanyarugomo, mugahemukirana, tukababazanya, ugakubita mwene so. Gukubita mwene so so gufata iki gipfunsi ngo kimukubite, ariko nshuti y'Imana, hari ibikorwa wakora bigakomeretsa mwene so, bikabahindukira mwene so igipfunsi, bigahindukira mwene so igipfunsi. Imana itubabarire, Imana idutabare, itwinjize mu kwiriza ubusa yishimira. Haleluya, Imana ishimwe. Twarabibonye ejo bundi mu isengesho ryanjye ryatambutse ngo ururimi ni nk'inkota, ngo iragenda igakata, rurakeba, rufite ubugi nshuti y'Imana.
rero hari igihe ukubitisha abantu ururimi, ugakubitisha abantu amagambo, ugakubitisha abantu ubugome, ugakubitisha abantu urwango. Imana igufashe, Imana imfashe, Imana iturengere. Ese ukuri kwitegura amasengesho cyangwa kuyarimo yo kwiyiriza ubusa no gusenga? Ese nshuti y'Imana, ijwi ryawe ryazamuka rikagera ku ntebe y'Imana, ryazamuka rikagera mu ijuru? Ese izi nzitizi ntaziriho? Ibipfunsi by'abanyarugomo, ukagira urugomo mwene so, ukagira urugomo umuvandimwe, ukagira urugomo inshuti zawe, ukagira urugomo mu itorero, ukagira urugomo mugenzi wawe, kugira ngo umubabaze, kugira ngo umurize, kugira ngo umunanize, warangiza ngo uri muri iriza urasenga. Isuzume nshuti y'Imana, twisuzume, tureke kugendera mu kigare, tureke kugenda nka huruhurura. Imana yigeze imbwira, iranyereka ngo dore abantu bari gukora amasengesho ameze nka ruhurura. Ruhurura rero ihururana n'ibintu byose, n'amasengesho ahururana ibintu byose. Ayo masengesho rero ntabwo abasha kugera ku Mana. Dukeneye gusubira inyuma ukamenya kwiyiriza ubusa Imana ishima. Ese niki gitumye wiyiriza ubusa? Nta nkomyi irimo. Amen. Ngo ubu nimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. 5 ngo ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Ngo mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo, akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Kwiyiriza ubusa se nshima bimeze bityo? Ngo ni umunsi se umuntu yibabarizamo, akubika umutwe mu mavi, akubika umutwe mu gituza, akagaragaza ko yaciye, ko arimo gusenga, ngo akaryama mu ivu, akarambarara hasi. Nshuti y'Imana, ngo ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa? N'umunsi Uwiteka yishimira? Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa? N'umunsi Uwiteka yishimira? 6 ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima, kwiyiriza ubusa nshaka, nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, ingoyi z'urugomo, mugakura abantu ku ngoyi. Hari umuntu nshuti y'Imana wirizanya nawe ubusa, umwaka ugashira undi ugataha, winjira mu masengesho yo kwiyiriza ubusa, ariko ukimushyize ku ngoyi, ukimuziritse mu mutima wawe, ukimwanga, ukimureba ukavuga ngo icyama Imana ntanyureho, icyama Imana ntasuhuze, ukavuga ngo Imana ibigushoboze ntimuhure, ugakomeza ukiririza ubusa ku ngoyi y'uwo muntu waboshye. Kwiyiriza ubusa Imana ishaka nuko ugira umuntu ubohora ugakura ku ngoyi, nuko ugira umuntu ubohora ugakura mu buretwa, nuko ugira umuntu ubohora ugakura mu mutima wawe, nuko ugira umuntu ubohora ugakura mu makuba, ugakura mu byago. Nshuti y'Imana, ukiyiriza ubusa, ukinegurana, ukigambana, ukivuga mwene so nabi, umuyejeje ku ngoyi y'amagambo, ku ngoyi y'urutoto. Nshuti y'Imana, y'igitutsi, y'igisebo, yo kumugirira nabi, yo kumubabaza, ukaba ukimubitse mu mutima wawe utaramubabarira. Bohora ingoyi nshuti y'Imana. Imana kwiyiriza ubusa gushakaho, banza ugire umuntu ukura ku ngoyi, banza ugire umuntu ubohora, banza ugire umuntu ugira umudendezo, umurekure yigendere, umurekure yisanzure. Nshuti y'Imana, kura umuntu ku ngoyi. Tugira abantu dukura ku ngoyi. Twabujije abantu kugenda, ubushize twarabivuze, abantu bananiwe kwinjira bakabuza n'abandi kwinjira, ukabohera umuntu ahantu hamwe, ntutume yigendera. Nshuti y'Imana, ntutume aba umudendezo, ntutume atembera, ntutume akorera Imana. Aho agiye gukorera Imana ukaba wagezeyo, aho agiye kuvugira Imana. Ese ubuzi ko urarwanya Imana? Urarwanya Imana iri muri uwo muntu. Bohora umuntu mukure ku ngoyi. Wamuretse agakorera Imana, wamuretse akishakira Imana, wamuretse nawe akanezerwa, wamuretse akishima, wamuretse akagira igikundiro, wamuretse akavugwa neza, wamuretse agahabwa impano, wamuretse akagirirwa neza, ukamukura kuri iyo ngoyi. Inshuti y'Imana, uko niko kwiyiriza ubusa Uwiteka ashima. Gira umuntu ufasha kuva ku ngoyi, wimufasha gukomeza ingoyi. Imana imukingurira akaryango k'umugisha, uritambitse kugira ngo uwo mugisha atabubona. Wamuretse akabona uwo mugisha,
wamuretse uwo muntu akamugirira neza, wamuretse uwo muntu akamukunda, ko Imana ariyo yamumutoranije nshuti y'Imana. Tureke kuba ibikwazo mu bihe by'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, tureke kuba ibikwazo by'Imana kubuza Imana gukora. Biragatsindwa gutambamira Imana ku bwoko bw'Imana, biragatsindwa gutambamira Imana mu mugambi wayo, biragatsindwa kuba uriho ukaba usenga uri mu rusengero ngo wari ushaka Imana. Bibiliya yavuze ngo bahora bashaka, ngo bashaka Imana, bashakisha Imana. Biragatsindwa kuba uri muri abo bantu, ariko nshuti y'Imana utambamira Imana. Gira umuntu ukura ku ngoyi, ngo mugahambura ingoyi zo mu buretwa, ngo mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Haleluya. Mugahambura ingoyi zo mu buretwa, ugahambura mwene si ingoyi zo mu buretwa, nawe ukihambura ingoyi zo mu buretwa. Nshuti y'Imana, ingoyi z'uburetwa ni nyinshi. Hari igihe umuntu asanga yarabaswe n'ikintu, iyo ngoyi ni uburetwa. Ugasanga warabaswe n'ubusinzi, warabaswe n'ubusambanyi, warabaswe n'amagambo, warabaswe no guteranya, warabaswe n'ishari, warabaswe n'ubwibone, warabaswe n'urwango, warabaswe no kutababarira. Imana igufashe. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi, nshuti y'Imana, uve ku ngoyi, ugira umuntu ukura ku ngoyi. Haleluya, haleluya. Imana itubature, Imana ikubature, ngo bakazitura bakabahambura imigozi y'uburetwa. Haleluya. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi, Imana iguhambura imigozi y'uburetwa. Imana ihambure mwene si imigozi y'uburetwa. Imana ihambure ubwoko bwayo imigozi y'uburetwa. Imana hagira umuntu ikura ku buretwa, hagira umuntu ikura ku ngoyi. Haleluya. Imana iduhambure mu izina rya Yesu. Ngo mukarenganura abarengana. Ese nshuti y'Imana, ujya urenganura cyangwa urarenganya? Kandi ushaka Imana amanywa na nijoro. Yatangiye badefinisa neza, iravuga ngo aba ni abantu bakunda ibyo gukiranuka, kandi ni abantu bakunda amategeko yanjye bayitaho. Ngo ni abantu bashaka Imana, bashakisha kubona Imana no kumenya Imana, bayishakisha amanywa na nijoro. Ariko nshuti y'Imana, Imana iyo ibarebye isanga bitanejeje, baracyarimo kurenganya. Urarenganya mwene so, ukamurenganya, akarara arira, akirirwa arira, agahunga, agatoroka, agacika aho hantu, akava muri abo bantu. Warangiza nshuti y'Imana, ugashaka Imana umunsi ku wundi, ukiyiriza ubusa, ukabeshya. Urabeshya abantu, ariko Imana ntabwo ibeshyeka. Hari igihe twibwira ngo abantu twabarangije, ariko Imana ntibeshyeka. Ijambo ry'Imana ngo urabikora nka kwihorera, ariko hari umunsi nzabitwikura nkabishyira hanze. Kwiyiriza ubusa kugufitiye umumaro ni uku nguku, ni ukurenganura abarengana. Umuntu ukamenya igitumye ababaye, ukamenya igitumye ahagurukiwe, ukamenya igitumye arwanwa, wowe ugahagarara mu rundi ruhande, abari muri negatifu ukabavamo ukajya muri pozitifu, kugira ngo urenganure uwo muntu, kugira ngo umukure ku ngoyi y'uburetwa, kugira ngo umukure muri ako kaga, muri ako kababaro, muri ako gahinda. Ese urabikora? Ese ndabikora? Imana idufashe. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi, Imana idufasha guhagarara mu kwiriza kukuri, kwiriza Uwiteka ashima. Haleluya, haleluya. Ngo mugaca iby'agahato byose, iby'agahato byose mukabica. Guhata ibintu by'agahato tukabica. Ngo kandi ukarekura, ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Ukarekura, ugatanga ibyo kurya byawe. Iminsi ubundi yo kwiyiriza ubusa, iminsi wafashe yo gushaka amaso y'Imana, ijyana no gufumbura ibiganza, ukabumbatura ikiganza cyawe, ukinjira mu bubiko bwawe, ukinjira ahantu uhunika, ukinjira muri banke yawe, ukarekura, ugatanga. Niwiyiriza ubusa ugipfumbatije, niwiyiriza ubusa ugifite ubugugu, niwiyiriza ubusa udashobora kugira ugaburira, niwiyiriza ubusa udashobora kugira ufasha, udashobora kugira ushyigikira. Kwiyiriza ubusa kwe kuba gupfuye. Ntabwo Imana ikwishimira. Ngo ugomba kubumbura igipfunsi cyawe, ugapfumbatura, ugatanga. Haleluya. Ukarekura, ugatanga.
ibyo kurya byawe ukabigaburira abashonji. Ibyo wari burya muri iyo minsi yo kwiriza, niba wari burya ikiro cy'umuceri, niba ari ikiro cy'igitoki, niba ari ibiro bingahe by'ibirayi, bigaburira abashonji. Shakisha umushonji, barahari, baruzuye, ntabwo bari kure yawe, bimuhe abirye, bizanezeza Imana. Ese kwiriza kwawe, benshi twiriza iminsi 40, 21, mwibaze iyo minsi 40 utanga ibyo kurya byawe. Imana yanezerwa, abantu benshi banezerwa. Ese uku kwiriza ubusa turagukora? Rekura utange, rekura ugabure, ibyo kurya byawe bitange, winjire muri stoke yawe. Imana ifashe isengesho ryanjye ry'uyu munsi. Reka kwiriza ubusa kwacu kujyane n'aya mahame yo kwiriza ubusa. Nibwo tuzagera imbere y'Imana tugasanga kwiriza ubusa kwacu kwaragize umumaro. Haleluya. Kandi ngo ijuru rizatwumva, ijwi rizazamuka rigere mu ijuru. Ariko nitutiriza ubusa nk'uko Imana ishaka, ntabwo rizazamuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Abakene nta muntu ugicumbikira undi. N'umuntu avuga tumva rero naje nageze inahangaha kandi rwose simfite ahantu ho gucumbika, urumva amageze bwije utaha ubuse uyajate kandi ubu naje kundeba ubuse aragenda avuga icyo arasanga tumeze gute, ndamuhikisa araryama hese. Reka nkubwire, no hasi yaharyama ariko ntarare hanze. Amen. Uwo muntu wameneshejwe, uwo muntu udafite aho kurara, uwo muntu udafite aho cumbika, kuva byakugeze mu matwi uzabibazwa. Imana ishimwe. Haleluya. Niba byakugeze mu matwi kugomba kugira icyo ukora, uzabibazwa. Rero narayoze bitekereza, turareba ariko ntidukore, tukumva ariko ntidukore. Nshuti y'Imana, aya maso n'amatwi turebesha tukumva, ibyo twarebye n'ibyo twumvishije, Imana idusaba gukora. Twari dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho, tukaba tutaragize icyo tubikoraho, ariko tugakomeza gusenga cyane we, kwiriza cyane we, amanywa nijoro gusenga we. Mwene so ashonje, mwene so umubona yambaye ubusa, mwene so umubona agenda n'amaguru, mwene so umubona adafite ahataha, adafite ahacumbitse, ahubwo ukamunegura ukamuvuga, ariko suriya we asenga Imana ra, buri Imana ntiyamuretse, erega ni umunyabyaha. Bikamera nka kwa kundi kuri yo, ukamushinyagurira nshuti y'Imana, ukaba udashobora kugira ikintu ukora, ukabona abana be bajya ku ishuri ugaceceka, ukabona ejo aje agenda n'amaguru ugaceceka, ntunamaze gukora kunyuza ugenda n'amaguru ufite itike, cyangwa ni utabimubaza ariko ukabikora nshuti y'Imana. Imana izabitubaza. Uraterana na mwene so, ukamenyana na mwene so, ibibaza akabigira ukanabyumva ko abifite ariko ugaceceka. Ese wibwira ko Imana izavuga gute? Imana izavugira muri ibyo bintu, Imana izavugira muri uwo muntu, izatugeregereza aho hantu. Niba ufite icyo gukora kuri mwene so, ukaba ushaka Imana ngo amanywa na nijoro, ushaka ibyo gukiranuka, ugerageza kwibombarika, ukubika umutwe mu gituza, ariko udashobora gukemura ikibazo cya mwene so, udashobora kurekura utange ukabisunikira abandi. Naho se mbona abantu amakuru, aho kugira ngo Imana ikamwereka ikintu kandi ibona ko afite ubushobozi bwo kugikemura, ikamwereka umuntu ushonje cyangwa ufite ikibazo runaka kiremereye ubuzima bwe, Imana yamaze kubona ko afite ubushobozi bwo kugikemura, yarangiza agahita atabaza, akajya ku mbuga nkoranya mbaga, agatabaza, akabwira inshuti ze. Ubushobozi urabufite, ntabwo ari ngombwa ngo uvuge, kora. Ni favor Imana yakugiriye kubimenya. Hari abandi babyifuzaga kugira icyo bakora ko batabimenye, ariko Imana niwe yahisemo ngo ubikore. Haleluya. Wibisunikira ku bandi, wibishakira abandi, wimuteza urubwa, wimushyira hanze, wimutwikurura, kuko Imana niwe yahisemo kugira ngo ubimenye. Imana ishimwe. Hari bene data babikora neza, mureba mukumva mukanakora, Imana ibaha umugisha. Ijwi ryanyu rizajya rizamuka mu gihe cyo gusenga rigere mu ijuru, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Amen. Ntiwirengagize bene wanyu, ntiwirengagize bene wanyu nshuti y'Imana. Icyo Imana igufashije ugikore. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambika, umva ingororano, ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Haleluya.
ishimwe. Umva rero ingororano y'uko kwiriza ubusa Imana ishaka, ngo maze rero umucyo wawe, icyambere umucyo wawe uzahera ko utambike. Kubera iki? Warekuye ugatanga, wakuye umuntu ku ngoyi y'uburetwa, wabohoye abantu, nshuti y'Imana, utambika nk'umuseke, ngo ubukire bwawe buzatoha vuba. Ubukire bwawe nuko niwiriza ubusa, uko kwiriza ubusa Uwiteka avuga ngo ubukire bwawe buzatoha vuba. Imana izabuvomerera butohe vuba. Imana ishimwe. Ngo gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Nurekura ugatanga, ukagaburira abashonje, ugacumbikira abakene bameneshejwe, nshuti y'Imana, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntumurebere. Ufite imyenda ipakiye muri garderobe no mu bikapu n'ahandi utazi, hari abantu bambaye ubusa, yifata uyitanga ubambike, ugira icyo usigarana. Imana ishimwe. Ngo ingororano yawe ni iyi ngiyi, ubukire bwawe buzatoha vuba. Ngo gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Haleluya. Gukiranuka kwawe niko kuzajya kugenda kukuvugira, kuzajya imbere yawe, ntabwo kuzajya inyuma, ntabwo kuzajya muri wowe imbere, ahubwo kuzajya imbere. Haleluya. Kuzakuvugira imbere, kuzagutangayo, kuzagukingurira imiryango, kuzaguhuza n'abakomeye, kuzakuzanira icyubahiro. Haleluya. Gukiranuka iyo kwakugiye imbere, nshuti y'Imana, abantu barakwizera, abantu barakwiringira, abantu bakubonamo ibikomeye, icyo uvuze baracemera. Imana igufashe isengesho ryanjye ry'uyu munsi. Imana iguhe kurekura ugatanga, iguhe gufasha abantu, iguhe nshuti y'Imana kwambika abambaye ubusa, iguhe gukora iyi mirimo myiza. Imana ishimwe. Ngo kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Haleluya. Gukiranuka kuzakujya imbere, icyubahiro cy'Uwiteka kizagushorera. Mbega ibintu byiza, mbega ibintu byiza. Ntuvuge ngo ntacyo ufite, hatanga umutima, hiyiriza umutima. Niba uri kwiyiriza ubusa ushaka Imana, nshuti y'Imana, ntuvuge ngo ntacyo ufite. Cya kindi wari burye saa sita, wivuga ngo ndaza kukirya saa 12. Ngitange. Rekura utange, rekana n'ubugugu. Umwuka wa ngunda yarubebya. Mushumba wacu Bishop Safari yajyaga twigisha ngo ni umwuka wa ngunda. Ngunda yarubebye. Umwuka wa ngunda ntutuma utanga, utuma ibintu byose umenya ibibazo ukabisunikira ku bandi, ukumva we ntacyo wabikoraho, kumva si ngombwa, ukabyirengagiza. Reka nkubwire, ukubyirengagiza Imana yo iba yabitaye mu gutwi, n'ijisho ry'Imana riba rikuriho. Amen. Haleluya. Ngo kizaba kigushoreye. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, icyubahiro cy'Imana kigushorere. Uri ndakorwaho. Haleluya. Uzaba uri ndakorwaho. Umva rero, ngo ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima. Niba ujya ubasha kwihotorera umushonji, ukaba wanywaga akaji cyangwa akayawurute, uwo munsi ukakareka, ukaguramo ikiro cy'ibirayi, cyangwa ukaguramo ikiro cy'igitoki cyangwa cy'ubugari, cyangwa se ukaguramo amata litiro imwe cyangwa ebyiri, ukayaha umushonji, ukavuga ngo genda utekera abana amata gacyayi banywe, cyangwa genda ushyirira abana mu gikoma ya mata, cyangwa ukamuha agafu k'igikoma cyangwa akaro k'isukari. Nshuti y'Imana, umva Imana we. Ngo ukihotorera umushonji, ngo ugahaza umunyamubabaro, ukabuza umuntu wabaswe n'umubabaro, wababajwe cyane, wakomerekejwe cyane, wababajwe cyane. Nshuti y'Imana, wimusonga, mwegere cyane, umuhazi ibyishimo, umuhazi binezeza, umuhazi by'amahoro, umubwire ko ari mwiza, umubwire ko umukunda n'icyo akeneye. Benshi bamubwiye ko batamukunda, bamubwiye ko ari mubi, bamuvuze ibibi byinshi. Gerageza umuhazi byiza, umuvuge ibyiza, umukunde cyane, umwiteho cyane. Umva ingororano nshuti y'Imana. Haleluya. Ngo umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima. Ntabwo umwijima uzakugeraho, ahubwo umucyo wawe uzavira mu mwijima. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo kandi urwijijwi rwawe ruzatamuruka habe amanywa y'ihangu. Urwijiji rwawe, bimwe wabonaga bisa n'ibitaboneka, bimwe wabonaga birimo fu, bimwe wabonaga birimo igihu,
bitagaragara neza, ngo ibi bintu nubikora ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro ibinezeza. Haleluya. Icyaba Imana tukarenga imipaka, icyaba Imana tukagera ku banyamibabaro, icyaba Imana tukumva cyane aho umuntu yababariye inshuti y'Imana ukahazana ibinezeza ukamunezeza, wamenya umunyamubabaro ukamugeraho ukamubwira ngo rega nubwo bimeze gutyo Yesu aragukunda, nanjye ndagukunda, abandi barakwanze ariko njye ndagukunda, abandi baragutaye ariko njye ndakuzaho, njye ndimo ndakuzaho. Nshuti y'Imana umva we, ngo urwijiji rwawe ruzatamurukaho ruzavaho, bya bindi byasaga n'ibitagaragara bizavaho, ngo habe amanywa y'ihangu. Haleluya. Imana izabikora. Muzi ko ibintu ntabwo ari amasengesho menshi, ibikorwa, imirimo. Kwizera kudafite ibikorwa kwa gupfuye. Ibi nibyo bizakuraho umwijima wawe, ibi nibyo bizatuma umucyo utambika mu mwijima wawe, ibi nibyo bizatuma ubukire bwawe buzitoha, ibi nibyo bizatuma nshuti y'Imana gukiranuka kukujya imbere. Nshuti y'Imana, ibi bizatuma icyubahiro cy'Imana kiguherekeza. Haleluya. ngo Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe. Haleluya. azajya kuyobora, ahaza ubugingo bwawe mu gihe by'amapfa, akomeza amagufwa yawe. Haleluya. ngo uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Imana ishimwe. ngo kandi uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Haleluya. Imana ishimwe. Yumvirira ijambo kuri 11. Imana ishimwe. uzamera nk'urutoki rwuhirwa, ngo kandi uzamera nk'isoko y'amazi adakama. ngo n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. Imana ishimwe. uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. Rero nshuti y'Imana, nturambirwe, nkoresheje iminota myinshi kugira ngo ibintu byumve. Umva rero kwiriza ubusa Uwiteka ashaka, Uwiteka ashima, gutuma ijwi ryawe rizamuka rikagera mu ijuru. ngo ibyo se murabikora ngo mukagira ngo nibyo bizatuma ijwi ryanyu rizamuka rigera mu ijuru. Oya, ntabwo bizatuma ijwi rizamuka rigera mu ijuru, ariko ibi byose nubikora ukihotorera abashonji, ugahaza umunezero abanyamubabaro, ukagaburira, ugatanga, ukarekura, ugatanga, ukagabura. Nshuti y'Imana, umucyo uzatambika, urwijiji ruzavaho, urujijo ruzavaho, uzahinduka nk'urutoki rwuhirwa, uzahinduka nk'isoko y'amazi adakama, urubyaro rwawe ruzubaka amatongo yasenyutse. Imana izagera ku buzukuruza n'ubuvivi, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagira ngo ibintu byumve kabiri ndetse gatatu, ubashe guhagarara mu masengesho yawe. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi, Imana iguhe, Imana impe, Imana iduhe, nshuti y'Imana, kwiriza ubusa, gutuma ijwi ryacu rizamuka rikagera mu ijuru. Ntituba abantu bashaka Imana, ntituba abantu basenga amanywa na nijoro, biyiriza ubusa, bagakunda ibyo gukiranuka n'amategeko y'Imana, ariko nshuti y'Imana tudakora kwiriza ubusa Imana ishaka. Imana iguha umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana nzima, Imana ikomeye, tuje imbere yawe Mwami, turagushimiye ko ari wowe bivuze, turagushimiye ko uduhuguye Mwami. Mana, turagusaba imbaraga, turagusaba ubwenge, turakwinginze Data, isengesho ryanjye ry'uyu munsi udushoboreshe kwiriza ubusa ushima, udushoboreshe kwiriza ubusa gutuma isengesho ryacu rizamuka rikagera mu ijuru, udushoboreshe kurekura tugatanga, udushoboreshe Mwami kuhotorera abashonji, udushoboreshe Data waramana ikomeye kuva mu ntonganya, mu buriganya, uburyarya, ishyari, kubeshya, Mwami w'abami Data, kurarikira n'ibindi byaha byose. Mana, udushoboreshe gukora imirimo yawe myiza wishimira. Mana, uduhe Data wera, Mana, guhinduka urutoki rwuhirwa, isoko y'amazi yacu ntigakame, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. kandi ubukire bwacu buzatohe, ubukire bwacu ntibuzagwingire, ntibuzagumwuma, butohe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami kubidukoreye, urakoze kubiduhaye, urakoze kudushoboje. Ni mu izina ryawe Yesu, shoboza mwene Data, umwambika imbaraga, amasengesho yo kwiriza no gusenga ajye Mwami w'abami Data azamuka nk'umubavu, uguhumurira neza. Inkomyi zose zayabagamo tuzikuyeho mu izina rya Yesu. Turakwiyeguriye Mwami Yesu, udukoreshe uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen, amen.
Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Wite kuri iri jambo Yesaya58 uhereye ku murongo wa mbere ugere ku murongo wa 12. Imana izakugirira neza. Gusenga kwawe ntikugira inkomyi imbere y'Imana. Kwiyiriza ubusa kwawe no gusenga bitume ijuru rikinguka, ijwi ry'ayo masengesho rigere ku ntebe y'Imana, rigere mu ijuru, kandi ayo masengesho anezeza Imana, Imana yishimire. Nicyo nkwifuriza, nicyo nifuriza. Biragatsindwa gukora amasengesho atumvikanye ku ntebe y'Imana, Imana itishimiye, Imana yagaye. Nshuti y'Imana, ntukwikeba tukikebagura, tuba tumeze nk'abahanuzi ba Bali cya gihe cya Eliya. Rero biragatsindwa ukikebagura ukamena amaraso, ariko igitambo cyawe nicyemerwe. Rero Imana iturengere, Imana idushoboze, tube mu bantu ibitambo byabo byemerwa. Amen, amen, amen. Ndabakunda cyane. Kuraje, dukomeze tube maso imbere y'Imana. Aya mezi asigaye nturangare, Imana yaguhaye ubutwari, yaguhaye ububasha ku banzi bawe. Abo tubana online dusengana buri gihe saa 9 z'ijoro kugera saa 10 kuri free conference call, tugiye kwinjira mu mezi 3 yo gusenga turwanya Satani, dutera ubwoba Satani, kuko Imana yaduhaye igitinyiro, kandi yaravuze ngo mwegere Imana nayo izabegera, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Haleluya. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, ube maso cyane. Ndabakunda cyane, mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Bye. Amen.